Umwuka mubi ukomeje kwaduka hirya no hino mu gihugu cya Burkina Faso kwa Ibrahim Traoré. Ibi si ibitero gusa ahubwo n'ubugambanyi bukomeye bukomeje kwaduka hirya no hino muri icyo gihugu ndetse by'umwihariko ibigabwa kuri mugabo Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso. Ahangahe Wagadugu hari mu ijoro rituje cyane kandi ryuje umucyo, inyenyeri zimurika ndetse n'amatara ari ku ngoro y'umukuru w'igihugu Ibrahim Traoré. Bwari bwuje, abarinzi bose bari mu myanya yabo, buri wese ari mu mwanya we, umurinzi ku wundi, buri wese atekereza ko igitero cyose aho cyava hose, yaba hirya no hino mu gihugu cyangwa se ku mipaka y'igihugu, bari biteguye kuba bahangana nacyo uko byagenda uko ariko kose, cyane cyane ko bari bazi ko hari ibitero biri gutegurwa n'Ubufaransa ndetse biri guturuka kuri Cote d'Ivoire. Aha muri Abidjan muri Cote d'Ivoire hari abadiplomate bari biteguye kuba bagaya ibitero bikomeye cyane kuri Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré mu buryo butuje yicaye ku meza y'ikigina acisha amaso mu nzandiko zigiye zitandukanye zivuga ku makuru y'ubutasi ndetse anareba neza uburyo Cote d'Ivoire iri mu buryo bukomeye cyane bwo kugambanira igihugu cye. Yarahagurutse, hari agatara gatuje kari kwaka urumuri ruke cyane, arahaguruka atuje cyane, aratambuka gake gake yerekeza aho agomba kuryama. Hari umuvandimwe we Yakuba Traoré, nawe yari ari hafi mu cyumba cye. Abaye nk'uwitegereza mu cyumba cya Yakuba Traoré, yasanze Yakuba Traoré nawe yari ari aho ngaho rwose atuje. Nuko aramubaza ati, muvandi, ese koko uracyari maso? Aya masaha ko bwije ko ukiri maso? Undi aramubwira ati, rwose natekereje kugira ngo mbanze nguherekeze mu cyumba cyawe ugireyo amahoro. Nuko Ibrahim Traoré yarakomeje aratambuka mu ntambwe ze zituje yerekeza mu cyumba asanzwe araramo. Yakuba Traoré nawe yari ari inyuma ye. Ibrahim Traoré sinzi uko yatekereje kureba inyuma, yitegereje abona Yakuba Traoré ari gukora mu myenda ya gisirikare. Cyakora abona harimo ikintu gisa nk'igiteye amatsiko. Ibrahim Traoré yaramubajije ati, ese ni amahoro? Yakuba Traoré afite ubwoba bwinshi cyane ndetse n'iminwa itengurwa yaramubwiye ati, oya rwose ni amahoro, nta kibazo gihari. Ibrahim Traoré yitegereje mu maso abona harimo ubwoba bwinshi cyane ndetse n'iminwa itengurwa. Yahise yihutira gufata ukuboko kwa Yakuba Traoré n'imbunda yari mu myenda ya Traoré. Yari imbunda ntoya ifunzeho icyuma cya silencer ku buryo yirashishije idashobora kuvuga, yahise igwa hasi. Ibrahim Traoré yahise abona neza ko Yakuba Traoré yamaze gufata umwuka w'ubugambanyi, yari amaze kugambanirwa n'umuvandimwe we, usibye no kuba n'umuvandimwe we n'umwana bari bararuhanye mu mashyamba ya Burkina Faso. Batsinda hamwe, barara hamwe, barara mu mashyamba amwe, bararwana kugeza ubwo bageze ku ntsinzi yo kugera ku buyobozi bwa Burkina Faso. Bashatse kwirwanira, Ibrahim Traoré yikandagiraho ayitera umugeri isimbukira hirya kure cyane, ahita afata Yakuba Traoré amutunga imbunda, ahita byihuse yahise akora mu mufuka, yahise akora mu myenda ye nawe akuramo imbunda yari afite, ayimutunga mu gituza, aramubwira ati ntiwinyeganyeze. Yakuba Traoré yazamuye amaboko atuje ati, mbabarira muvandimwe, sinjye wabiteye ahubwo nanjye narokuraga amagara yanjye, kuko abadiplomate b'Abafaransa bafatanije n'abari muri Cote d'Ivoire batugeza amajanja, batumereye nabi, bansabye ko nintakwica tugomba kuzapfira hamwe twese. Ibrahim Traoré yaramubwiye mu ijwi rituje kandi ritanyeganyega, aramubwira ngo ibi urabisobanura neza kandi uratubwira aho umwanzi wacu ari n'imbaraga zose akoresha kugira ngo abashe kutujyaho bene aka kageni. Ibrahim Traoré yaratuje cyane, aramwitegereza n'uburakari bukomeye cyane, arangije ahamagara inzego z'umutekano zishinzwe kumurinda, zose zihurira kuza. Zitarahagera ariko abandi bahise bumva inkweto zihuta cyane za gisirikare nazo zibasatira. Kumbe abagombaga kuza kwica Ibrahim Traoré baje gufatanya na Yakuba Traoré nabo bari hafi aho ngaho. Bashatse kuza, Ibrahim Traoré ahita arasa mu gisenge cy'inzu, isasu ricumba cyane, isasu rasakuza cyane byumvikanisha ko hari ikibazo kivutse. Abarinzi barihuse cyane, amajwi y'abasirikare barwana bisa nkaho ari umwuka w'intambara amaze gutera mu ngoro ya perezida yarumvikanye ku buryo bukomeye cyane. Ibrahim Traoré aratabarwa ndetse ategeka ko Yakuba Traoré ajyanwa muri gereza. Yajyanwe mu buroko bwa gisirikare mu rwego rwo kugira ngo mumufungire ahantu agomba kuzatanga amakuru agomba kuzabageza ku ntsinzi yo kumenya neza aho umwanzi wabo aherereye ndetse n'imbaraga akoresha. Ariko Yakuba Traoré bataramujyana, yaje gusaba perezida gato yitonze ati, bwana perezida, ndakwinginze mbere yuko mumfunga mubashe gutabara mushiki wacu, nawe amerewe nabi, bari mu maboko y'abagambanyi, kuko nawe musaba kugira ngo natagambana nawe agomba kwicwa. Ibrahim Traoré nawe yahise asaba abamurinda gukurikirana icyo kibazo ati, mushaka umuvandimwe mumukure mu maboko y'umugambanyi kandi mukomeze mushakisha amakuru aremereye cyane agomba kutubwira aho umugambanyi ari ndetse naho akura imbaraga zo kuturwanya bigeze aka kageni.
Yakuba Traoré yarafunzwe. Ibi byose byakomeje kugenda bikurikirwa mu buryo bucecetse cyane ndetse butuje. Ibyo batekerezaga byari biri muri za mpapuro za Ibrahim Traoré yasomeraga ku meza y'ikigina. Bahise babona ko rwose ari impamo. Abadiplomate bari baramaze gushora amafaranga menshi cyane ndetse bafatanije n'abari muri Abidjan muri Cote d'Ivoire bagamije gusenya igihugu cya Burkina Faso mu rwego rwo guhirika Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré ni amaze gusimbuka ibitero byinshi cyane bigamije kumuhirika ku butegetsi kubwo kuba impirimbanyi iharanira uburenganzira bw'Abanyaburkina Faso ndetse no kubageza ku rwego rwo kuba igihugu cyigenga kitagengwa n'abandi bari bo bose yaba abanzi bo mu gihugu ndetse no ku mpande zigiye zitandukanye ku mipaka yabo. Ibrahim Traoré yategetse ko Yakuba akomeza gukurikiranwa ndetse atamuva imbere yamubwiye ngo uratubwira byose kandi nta na kimwe usize, utubwira aho umwanzi wacu ari n'icyo yitwaje n'ahakura imbaraga zose. Yakuba Traoré yaramusubije ati bwana perezida byose ndabivuga ariko mugerageze murokore ubuzima bwa mushiki wacu kuko nawe arasumbirijwe. Mu by'ukuri ibi bikomeje kwagatera nzamba muri Burkina Faso kwa Ibrahim Traoré. Ingoro y'amateka, ingoro igiye kuzaba ingoro y'ibitero ndetse y'ibitero bikomeye cyane. Uyu niwe perezida wenyine uhuye n'ibitero bikomeye cyane akiri muto ndetse agasimbuka ibitero byinshi byo guhitana ubuzima bwe. Ibrahim Traoré akomeje kwigaragaza mu mahanga yose ndetse agaragaza ko afite n'uburinzi budasanzwe, nyamara atari uburinzi bukomoka ku barinzi batoranijwe na gisirikare ahubwo no ku burinzi buturuka ku zindi mbaraga zidasanzwe. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro. Amazina ni Hagenimana Schubert. Reka dukomeze kugenda tubageza andi makuru agiye atandukanye aturuka hirya no hino ku isi ndetse no mu gihugu cyacu ndetse no mu karere. Ciao ciao, naha mukanya nta yindi nteguza.